Muraho neza nshuti z'imigani iryoshye. Tugiye kubagezaho umugani nyarwanda ugira uti Gikeri na Ntashya. Muri iyi video uyu mugani turawukuramo amasomo menshi, harimo ubwenge buruta imbaraga, kwirinda ubwirasi no kwishyira hejuru, gukoresha amayeri meza mu bibazo duhura nabyo, ubufatanye bugira imbaraga, kwitegura no kugira gahunda, kudaha agaciro abantu bishobora kukugusha mu kaga, kutirara mu buzima. Hano ku migani iryoshye, niba uri mucyo ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Kurikira umugani witwa Gikeri na Ntashya. Umunsi umwe Gikeri yasohotse mu mwobo, yicara imbere yawo yota akazuba, ari nakatumagura agatabi. Ntashya nawe akomeza imihamirizo ye mu kirere, ariko bombi bakajya barebana. Kera kabaye, Ntashya aramanuka asanga Igikeri, bararamukanya, baraganira. Bigeze aho Ntashya ati, ariko Ibikeri mumaze iki? Mugize umwanda, mugize kutiteruraho muri, ari ibiba mu mwobo, ari ibiba mu mazi, mwese muri kimwe. Ahuze ukuntu umupfu umusubirizo. Rero uko babica wagira ngo ni ukuborora. Ngaho intumbi mu mayira, ngaho intumbi mu mihanda. Ese iyo mudapfa mutyo ubundi mwari kuzakwirwa he ku isi? Rero ngiyo mugaramye mu mihanda muba mushaka abacamanza. Bahebokajya, urubanza muba mwarwiciriye, kuko mwihagararaho. Harya icyo mugenderaho ngo ntawe ubajugunya ngo mugwe mureba igicuri? Naho twebwe Intashya turi intore, imihamirizo yacu inogeye amaso, kandi urupfu rwacu ni urw'ikirago. Gikeri ati, Ntashya uyu si umwanda, umubiri wacu koko wuzuye imvuvu, kuko kamere yacu ariko ibishaka. Naho iby'urupfu rwacu si ukwihagararaho, impanuka ntaho zitaba. Kutiterura kwacu ngira ngo ntawadusiga. Ntashya araseka cyane ati, ntawabasiga. Ubwo se urashaka kuvuga iki? Gikeri ati, tuzasiganwa, ari mwigenda ari no mwigaruka, nzakwereka igihandure. Ntashya aremera. Gikeri ati, ngusabye icyumweru cyo kwitegura, umunsi wagera tukavuduka, kandi ugomba kumenya ko twebwe Ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Icyumweru gishize Gikeri abwira bene wabo kuyateza na Ntashya mu byerekeye no gusiganwa. Gikeri ati, nabwiye Ntashya ko twebwe Ibikeri iyo dusiganwa tugendera mu bishanga. Bikeri rero murabe maso, kandi si ngombwa kuvaho muri, dore uko bizagenda. Ibikeri mwese muzatumanaho, maze Ntashya nahamagara ngo Gikeri, muti ndi hano. Ibikeri byose byo mu bishanga bitumanaho, inama iruzura. Umunsi ntarengwa uragera. Gikeri ahagarara ku nkengero y'igishanga, Ntashya araza amwicaye iruhande. Gikeri ati, Ntashya tugiye gusiganwa, ariko nkwibutse ko Ibikeri tugendera mu bishanga. Aho uzajya ugera uzajya uhamagara uti Gikeri ugeze he? Nzagusubiza nti ndi hano. Ntashya ati, tugende wintera igihe, niba kandi wanga gukorwa n'isoni ubivuge, no kwiruhiriza ubusa. Gikeri ati, tugende. Ntashya ati, wantindiye. Gikeri yibira mu gishanga. Ntashya arahaguruka. Gikeri abonye Ntashya yandurutse, arahaguruka yicarira imbere y'umwobo we, yinywera agatabi ati, Ntashya agenda ndaguhaye. Ntashya arazimiza, si ukuguruka. Ageze imbere arahamagara ati, Gikeri ugeze he? Gikeri ati, ndi hano. Ntashya afumyamo. Hashize umwanya arongera arahamagara, yumva Gikeri aritabira kure. Ntashya ati, bincikiyeho, ngiye gusigwa na Gikeri. Arongera arahamagara. Gikeri yitabira inyuma y'imisozi 5. Ntashya ati, nguye agacuho, ahasigaye dusubireyo, maze ndebe ubwo butware bwawe. Gikeri ati, nakubwira iki? Ntashya arakimirana, asanga Gikeri yicaye n'umudendezo n'ibitwenge byinshi. Gikeri ati, ubusa aho Ntashya ntiwiboneye? Ubwirasi bwawe buzakugeza kuki? Uguhiga ubutwari muratabarana, sinjye wahera, hahera umugani. Niba uri mushya ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Umumaro w'uyu mugani witwa Gikeri na Ntashya n'amasomo utanga mu buzima bwa buri munsi.
Isomo rya mbere: ubwenge buruta imbaraga. Uyu mugani ugaragaza ko ubushishozi n'ubwenge bishobora gutsinda imbaraga n'ubwirasi. Ntashya yiyemeye yumvaga ko kubera yihuta kandi afite amababa nta kintu na kimwe cyayihiga, ariko Gikeli yakoresheje ubwenge bwo gutegura neza, yifashisha bene wabo arayitsinda. Mu buzima bwa buri munsi iyi nkuru itwigisha ko tudakwiye gusuzugura abandi ngo ni uko wumva ufite ubushobozi runaka, kuko hari abatekereza neza kurusha wowe. Isomo rya kabiri: kwirinda ubwirasi no kwishyira hejuru. Ntashya yari afite ubwirasi, yumvaga ko ari nyamukirambere. Isuzugura Gikeli, inavuga ko ibikeri bidafite agaciro, ariko nyuma y'isiganwa yaje kubona ko yibeshye kandi ikorwa n'isoni. Ibi bitwigisha ko kwishyira hejuru bishobora gutuma umuntu aseba. Tugomba kugira ubupfura n'ubworoherane kuko umuntu wese afite agaciro ke. Isomo rya gatatu: gukoresha amayeri meza mu bibazo duhura nabyo. Gikeli yari azi ko atabasha kwiruka nk'intashya, ariko ntiyatezuka. Yatekereje neza uburyo yakwitwara, aniyumvisha ko niba atihuta ashobora gukoresha amayeri yo kwitaza ibibazo. Mu buzima hari igihe dushobora guhura n'ibibazo bidusaba ubwenge aho gukoresha imbaraga. Urugero, mu kazi, mu bucuruzi no mu buzima busanzwe. Ugomba gutegura neza ingamba aho kugira ngo ujye mu ntambara udafitiye ubushobozi. Isomo rya kane: ubufatanye bugira imbaraga. Gikeli ntiyatsinze iri siganwa wenyine, yifashishije bene wabo bamufashije gutanga igisubizo igihe Ntashya yamuhamagaraga. Ibi bitwigisha ko tugomba gukorana n'abandi kugira ngo tugere ku ntego. Mu muryango, mu kazi, mu buzima rusange, gufatanya no kugirira icyizere bagenzi bacu bishobora gutuma dutera imbere kurushaho. Isomo rya gatanu: kwitegura no kugira gahunda. Mbere y'isiganwa, Gikeli yasabye icyumweru cyo kwitegura. Akoresheje icyo gihe neza, aganira na bene wabo, akabateguza uko bazamufasha. Ntashya yo yabyumvise nk'aho ntacyo bivuze, yumva ko gutsinda bizoroha. Mu buzima bwacu tugomba kwigira ku Gikeli, tukamenya ko gutegura neza ari intambwe ikomeye iganisha ku ntsinzi. Iyo umuntu atateguye neza ashobora gutsindwa n'utwe yasuzuguye. Isomo rya gatandatu: kudaha agaciro abantu bishobora kukugusha mu kaga. Ntashya yabanje gusuzugura Gikeli, yumva ko nta kamaro afite, nyamara byarangiye aguye mu mutego we. Ibi bitwigisha ko tugomba guha agaciro buri muntu, kabone niyo yaba atandukanye natwe mu miterere cyangwa ubushobozi. Ntakwiye kwirengagiza abandi, kuko rimwe na rimwe abo twirengagiza nibo bashobora kutwigisha isomo rikomeye. Isomo rya karindwi: kutirara mu buzima. Ntashya yumvaga ko ari indashyikirwa, ko nta muntu wayirusha. Iyi myumvire yatumye idatekereza neza, irirara, hanyuma iratsindwa. Mu buzima tugomba kutirara, ahubwo tugaharanira gukomeza kwiga, gutekereza no kugendera ku mpinduka z'ubuzima. Igihe cyose wumva ko nta wagushobora, ushobora kwibeshya, kuko abantu bafite ubwenge bashobora kugusiga utarabimenya. Umwanzuro w'uyu mugani n'amasomo dukuramo ni uko uyu mugani utwigisha ubwenge, ubwitonzi, ubufatanye, gutekereza neza bishobora gutsinda imbaraga n'ubwirasi. Utwibutsa ko kutirara no guha abandi agaciro ari ingenzi mu buzima. Icy'ingenzi si ukuba usumba abandi mu mbaraga, ahubwo ni ukumenya uburyo ushobora gukoresha neza ubushobozi ufite. Murakoze.